Mwongeye kwirirwa muraho neza ndetse ko udahuje amasaha mwaramutse neza ndetse nkotanyi ibisanzwe uyu munsi ngarutse bazana ikizami cyakozwe aho tugiye kureba hamwe ibibazo byari byatanzwe nk'ibisanzwe rero buri wese nafite agapapuro ke n'ikaramu aho ngiye kuzajya mbasomera ibibazo nawe ukanenga agapapuro kawe igisubizo cy'ukuri kugira nyuma uze kureba amanota rugero muri ikizamini cyakozwe nawe wifuza ko twagufasha wifuza ko za perime za provisoire twandikire kuri WhatsApp ni 078 021 cyangwa se uduhamagare kuri 0722 nawe wifuza kwihugura nkuko ikizami cyanyuze kuri polisi nyarukira kuri Google wandikemo wa eshatu akadomo ibyapa akadomo com ufungure konte nawe wihugure ku minota 20 system ikosore guhereza ibibazo by'ibyo umaze gukora nyuma ubyige wasoma igazeti wareba amashusho yo mu muhanda ibimenyetso byo mu muhanda yewe buri kintu cyose cyagufasha kugera ku ntsinzi wagisanga kuri urwo rubuga rw'ibyapa.com. Igiye gufungura konti byakugoye nyandikira kuri WhatsApp ngufashe wibagiwe ijambo ryawe ry'ibanga nyandikira kuri WhatsApp ngufashe ubwo ni password yawe yewe n'igihe ukeneye link wabona ko byakugoye kubyandika kuri Google nyandikira kuri WhatsApp nguhereze link ikiyongereho wayireba aho ngaho muri comment ni comment ya mbere kandi kuri iyo link ya mbere irakohereza kuri website aho ushobora gukora ibizamini cyangwa se ushobora kwihugurira ku minota 20 wabikora igihe cyari cyo cyose igihe ubona akanya ntabwo ari ngombwa ngo ubanze ubishakira umwanya uhagije wabikora aho waba uherereye hose imirimo waba urimo yose wabikora akanya kariko kose mbere yuko utangira utarakanda kuri subscribe kanda kuri subscribe like share comment kugira ngo dukosora ikizami uzajye tukibona bikoroheye utiri ujya gushakisha hano nicyo cya mbere kiravuga ngo ni ikihe cyapa muri ibi kintegeka gutanga inzira ese muri ibi byapa uko ari bitatu ni ikihe kintegeka gutanga inzira ese ni icyapa cya A 19 cyangwa ni B 5 cyangwa ni B 6 twanege papuro ese muri ibi byapa uko ari bitatu ni ikihe cyapa muri ibi kintegeka gutanga inzira ese ni ikihe ese ni A icyapa cya A 19 cyangwa ni B ni icyapa cya B 5 cyangwa ni C ni icyapa cya B 6 cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo twanike papuro ese urabona ni igisubizo ari ikihe twandike no kuvuga ngo hano igisubizo icyapa kintegeka gutanga inzira muri ibi byapa uko ari bitatu ni iki cyapa cya B 5 hano igisubizo ni B ni iki cyapa cya B 5 nicyo kigutegeka gutanga inzira naho kino cyapa cya A 19 cyo kirakubwira ko ni umuhanda ubisikanirwamo icyapa cya A 19 cyo kivuga ko ari umuhanda ubisikanirwamo naho kino cyapa cya B 6 cyo kivuga yuko ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere mu masangano iki cyapa cya B 6 gifite kiguha uburenganzira bwo gutambuka mbere mu masangano naho iki cyapa cya B 5 ari nacyo gisubizo cya hano nicyo cyapa kigutegeka gutanga inzira igisubizo hano ni B 5 twikomereze nicyo cya kabiri kiravuga ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika nk'amatara ndangambere n'amatara ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere n'amatara ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye A metero 1 na santimetero 50 B metero 1 na santimetero 75 C metero 1 na santimetero 90 D metero 2 na santimetero 10 twanike papuro ese urabona igisubizo ari ikihe ese ni A metero 1 na santimetero 50 B metero 1 na santimetero 75 C metero 1 na santimetero 90 D metero 2 na santimetero 10 twanike papuro ese urabona igisubizo ari iki ese ni A B C cyangwa ni D twanike papuro kacu no kuvuga ngo hano igisubizo ni C ni metero 1 na santimetero 90 igisubizo hano ni C metero 1 na santimetero 90 twikomereze n'icyo cya gatatu tiravuga ngo kuki abanyamaguru batemerewe kwambuka umuhanda mu ikoni cyangwa hafi y'imodoka ihagaze ese ni iyihe mpamvu twebwe abanyamaguru tuba tutemerewe kwambuka umuhanda mu ikoni cyangwa hafi y'imodoka ihagaze ese ni iyihe mpamvu A ingaruka ku bandi cyangwa se ku bindi binyabiziga B bishobora gutera ingaruka ku bandi bakoresha umuhanda C abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona neza abambuka umuhanda D ibisubizo byose ni ukuri ese urabona igisubizo ari iki
ese bishobora gutera ingaruka ku bindi binyabiziga cyangwa ni B, bishobora gutera ingaruka ku bindi binyabiziga cyangwa se ku bandi bakoresha umuhanda, cyangwa ni C, abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona abambuka umuhanda. D, ibisubizo byose ni ukuri. Twandike agapapuro, ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo impamvu abanyamaguru batemerewe kwambuka umuhanda mu ikoni cyangwa hafi y'imodoka ihagaze nuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona abambuka umuhanda. Fata urugero rworoshye, uhagaze inyuma y'imodoka, irahagaze, ugiye kwambuka nawe umuhanda. Mu by'ukuri imodoka ziri guturuka imbere yayo ntabwo ziri kukubona ko uri inyuma yayo, ugiye kwambukiraho inyuma yayo. Urumva rero biragoye ko hari umuyobozi wakubona. Biba byiza rero wambukiwe ahabigenewe kugira ngo bitaza gutera icyago cyangwa se bitaza gutera inkomyi. Urugero nanone, ku muntu uri mu ikoni, biragoye ko undi muyobozi yawe waba uri kuva iburyo cyangwa se ibumoso, aho uhagaze, aho waba uhagaze hose, yaba ari kukubona. Biba byiza rero wambukiye ahabigenewe muri zebra crossing cyangwa se mu kayira kagenewe abanyamaguru kugira ngo bitaza gutera icyago cyangwa se bitaza gutera inkomyi. Hano igisubizo rero ni C, abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona abambuka umuhanda. Twikomereze n'ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kiravuga ngo ibice by'umuhanda byera cyangwa se ibice by'umuhanda byera bigira cyangwa se bigari biteganye n'umurongo ugabanyamo umuhanda mo kabiri bisobanura iki? Ese biriya bice by'umuhanda byera bigari biteganye n'umurongo ugabanyamo umuhanda mo kabiri bisobanura iki? Ese bisobanura iki? A, guhagarara kw'ikinyabiziga. B, aho abanyamaguru bambukira. C, guha ubushobozi ibinyabiziga. D, ibisubizo byose ni ukuri. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, ni uguhagarara kw'ikinyabiziga, cyangwa ni B, naho abanyamaguru bambukira, cyangwa ni C, ni uguha ubushobozi ibinyabiziga, cyangwa ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Twandike agapapuro, ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ibice by'umuhanda byera bigari biteganye n'umurongo ugabanyamo umuhanda mo kabiri bisobanura iki? Ese ni A, ni uguhagarara ku kinyabiziga, cyangwa ni B, naho abanyamaguru bambukira, cyangwa ni C, ni uguha ubushobozi ibinyabiziga, cyangwa ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Twandike agapapuro, ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B, naho abanyamaguru bambukira. Igisubizo ni B, naho abanyamaguru bambukira. Twikomereze n'ikibazo cya gatanu. Mbonera kwibutsa ukanda kuri subscribe, like, share, comment kugeza nazo gukosora ikizami uzajya ukibona bikoroheye utiri ujya gushakisha. Ikibazo cya gatanu kiravuga ngo utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri. Ikinyabiziga imbere yawe kirimo kiragenda buhoro, kandi imbere yawe umuhanda nta kibazo kunyuranaho. Wakora iki? Ugomba gukora iki? Ese igihe utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri kandi imbere yawe hari ikinyabiziga kirimo kiragenda buhoro, mu muhanda nta kibazo na kimwe kunyuranaho, ese wakora iki? A, ni ukukinyuraho bikorewe ibumoso. B, ni ukukinyuraho bikorewe iburyo. C, ni ukukinyuraho ukoresheje uruhande urwo ari rwo rwose. D, ibisubizo byose ni ukuri. Twandike agapapuro, ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, kukinyuraho bikorewe ibumoso, cyangwa ni B, kukinyuraho bikorewe iburyo, cyangwa ni C, kukinyuraho ukoresheje uruhande urwo ari rwo rwose, cyangwa ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Twandike agapapuro, ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano ikintu uba ugomba gukora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, ugomba kukinyuraho bikorewe ibumoso. Igisubizo ni A, kukinyuraho bikorewe ibumoso. Twikomereze n'ikibazo cya gatandatu. Gatandatu iravuga ngo mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kunyuraho, wakora iki? Ese igihe turi mu muhanda hakaba hari undi muyobozi w'ikinyabiziga watangiye kutunyuraho igihe adukurikiye, twakora iki nk'abayobozi b'ibinyabiziga? A, ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. B, ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga. C, ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije ihoni. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro, ese wowe urabona igisubizo ari ikihe?
ese ni A, ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho, cyangwa ni B, ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga, C, ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije ihoni, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro, ese wowe urabona ni igisubizo ari ikihe? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Twandike agapapuro. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A, ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Igisubizo ni A, ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Igisubizo hano ni A. Twikomereze n'ikibazo cya karindwi. Iravuga ngo igihe imodoka iparitse ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro. Ese igihe imodoka iparitse ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro, A, imodoka igomba kuba ifunze, B, umuyobozi cyangwa se umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agomba kuba yicaye mu mwanya w'umuyobozi, C, amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka, D, ibisubizo byose ni ukuri. Twandike agapapuro, ese wowe urabona ni igisubizo ari ikihe? Ese ni A, imodoka igomba kuba ifunze, cyangwa ni B, umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agomba kuba yicaye mu mwanya w'umuyobozi, C, amatara yo guhagarara umwanya munini agomba kuguma yaka, D, ibisubizo byose ni ukuri. Twandike agapapuro, ese wowe urabona ni igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka. Igisubizo hano ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini aba agomba kuguma yaka. Twikomereze n'ikibazo cya 8. Mbonera kwibutsa ko ntabwo bikiri ngombwa kwigira mu ishuri, watwandikira kuri WhatsApp yawe tukagufasha aho uherereye, utiriva mu mirimo yawe, utiriva mu byo ukora umunsi ku munsi. Ugakoresha telefone yawe ukajya muri groupe y'abandi banyeshuri dufasha umunsi ku munsi, nawe ukazajya wihugura uhabwa test, ubona ibizamini biba byagiye bikorwa umunsi ku munsi. Ni karibu nawe mu muryango w'abatsinda, ni 0788 021 4 nawe ni karibu. Ikibazo cya 8 kiravuga ngo igihe za autobus zagenewe gutwara abanyeshuri zihagaze kugira ngo zifate cyangwa bavemo, ugomba gukora iki? Ese wakora iki? Igihe za autobus zagenewe gutwara abanyeshuri zihagaze kugira ngo zifate cyangwa bavemo, ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kuvuza ihoni ugakomeza, B, gukomeza ugabanyije umuvuduko n'ubwitonzi kuko bishoboka ko abanyeshuri bakwambuka bitunguranye, D, nta bwitonzi budasanzwe bukenewe, D, ibisubizo byose ni ukuri. Twandike agapapuro, ese wowe urabona ni igisubizo ari ikihe? Ese ni A, kuvuza ihoni ugomba kuvuza ihoni ugakomeza, cyangwa ni B, ugomba gukomeza ugabanyije umuvuduko n'ubwitonzi kuko bishoboka ko abanyeshuri bakwambuka bitunguranye, C, nta bwitonzi budasanzwe bukenewe, D, ibisubizo byose ni ukuri. Twandike agapapuro, ese wowe urabona ni igisubizo ari ikihe? Ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ni ukuvuga ngo hano ikintu uba ugomba gukora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nuko uba ugomba gukomeza ugabanyije umuvuduko n'ubwitonzi kuko bishoboka ko abanyeshuri bakwambuka bitunguranye. Hano igisubizo ni B, ni ugukomeza ugabanyije umuvuduko n'ubwitonzi kuko bishoboka ko abanyeshuri bakwambuka bitunguranye. Hano igisubizo ni B. Twikomereze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kiravuga ngo igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago, ugomba gukora iki? Ese igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago, ese ugomba gukora iki? A, gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara mwembi, B, kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore, C, funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe, D, wibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Ese wowe urabona ni igisubizo ari ikihe? Ese ni A, ni ugukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara mwembi, cyangwa ni B, ni ukubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore, cyangwa ni C, funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe, D, kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Twandike agapapuro, ese wowe urabona ni igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni D, uba ugomba kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Igisubizo hano ni D, uba ugomba kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Twikomereze n'ikibazo cya 10. 10 riravuga ngo ugeze ahari inzira y'abanyamaguru barindiriye kwambuka kandi nibatangire kwambuka, wakora iki?
ese igihe ugeze ahantu hari inzira y'abanyamaguru barindiriye kwambuka umuhanda kandi ntibatangire no kwambuka ako kanya wakora iki? A. Kuvuza ihoni. B. Kwihangana ugategereza. C. Gukomeza. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni ukuvuza ihoni. B. Kwihangana ugategereza. C. Ni ugukomeza. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Twandike agapapuro kacu. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. Ni ukwihangana ugategereza. Hano igisubizo ni B. Ni ukwihangana ugategereza. Twikomereze na 11 mbona kwibutsa ko twabazaniye urubuga rwagufasha kwihugura umunsi ku munsi ari rwo wa eshatu akadomo ibyapa akadomo com. Mujya kuri Google wandikemo ibyo ngibyo cyangwa se wandikemo Nkotanyi Driving School cyangwa se uri muri comment, ni comment ya mbere kandi kuri iyo link irakohereza ushobora gukora ibizamini, aho ushobora kwihugurira umunsi ku munsi, aho ushobora gukora ikizamini nkuko kuri polisi kiba kimeze. Mbona no kwibutsa ko kuri YouTube dushyiraho kimwe ibindi biba byakozwe tukabishyira kuri urwo rubuga kugira ngo nawe uze kubyihuguraho ukorere ku minota, system ikosore, wasoma igazeti, wareba amashusho y'umuhanda, ibyapa, buri kintu cyari cyose cyagufasha kugera ku ntsinzi mu gihe gito wagisanga kuri urwo rubuga. Nawe rero ntucikanwe igihe wibagiwe ijambo ryawe ry'ibanga, ubwo ni password, igihe gufungura konti byakugoye, nyandikira kuri WhatsApp ngufashe kugira ngo ugane intsinzi mu gihe gito, nawe ni kare mu muryango w'abatsinda. 11 iravuga ngo iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuga iki? Ese kino kimenyetso kiri mu muhanda kivuga iki? A. Biremewe kunyuranaho. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe wese kukirenga. C. Wegereye icyapa cyo guhagarara umwanya muto. D. Umuhanda ufunganye. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese igihe ubonye kino kimenyetso cyo mu muhanda kikubwira iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A. Biremewe kunyuranaho. B. Umuyobozi abujijwe wese kukirenga. C. Wegereye icyapa cyo guhagarara umwanya muto. D. Umuhanda ufunganye. Twandike agapapuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. Umuyobozi wese abujijwe kukirenga. Igisubizo ni B. Umuyobozi abujijwe kukirenga. Twikomereze na 12 iravuga ngo umubare w'abagenzi bemewe gutwarwa mu kinyabiziga wanditswe hehe? Ese umubare w'abagenzi bemewe gutwarwa mu kinyabiziga wanditswe hehe? A. Icyemezo cyandikwa ry'ikinyabiziga. B. Ni inyemezabwishyu y'umusoro. C. N'ubwishingizi. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni icyemezo cyandikwa ry'ikinyabiziga. B. Ni inyemezabwishyu y'umusoro. C. N'ubwishingizi. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C. N'ubwishingizi. Hano igisubizo ni C. Bwanditswe mu bwishingizi, mu ikarita y'ubwishingizi. Igisubizo hano ni C. Twikomereze na 13 mbona kwibutsa ko igihe ugiye ku kizamini nyaboneka itwaza indangamuntu yawe, nta kindi kintu cyemewe cyasimbura indangamuntu, photocopy, passport, igisimbura indangamuntu, yewe ni foto yayo ntabwo byemewe. Hemewe indangamuntu ubwayo, ikarita ihabwa umunyamahanga ndetse n'indangamunzi. Ibyo bintu bitatu nibyo byemewe: indangamuntu, ikarita ihabwa umunyamahanga ndetse n'indangamunzi, nibyo bintu byemewe. 13 iravuga ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? A. Kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. B. Gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza. C. Kuvuza ihoni. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twandike agapapuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni ukugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. D. B. Ni ugukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza. C. Ni ukuvuza ihoni. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twandike agapapuro. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Twandike agapapuro. Ese igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? Ni ukuvuga ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, ikintu cya mbere uba ugomba gukora nuko uba ugomba kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Hano igisubizo ni A. Uba ugomba kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Twikomereze na 14 iravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera inyuma y'ikinyabiziga gitwara abarwayi gitwara abagenzi, gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi,
agomba gukora iki? Ese wowe muyobozi w'ikinyabiziga igihe uri kugendera inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze kiri gukuramo cyangwa kiri gushyiramo abagenzi, wakora iki? Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga wakora iki? A. Kunyuranaho ibumoso. B. Gutegereza wihanganye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ese urabona ni igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Kunyuranaho ibumoso. B. Ni ugutegereza wihanganye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ese urabona ni igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A. Uba ugomba kunyuranaho ibumoso. Igisubizo ni A. Uba ugomba kunyuranaho ibumoso. Twikomereze na 15. 15 iravuga ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Ese n'icyapa cyo gifite ubuso bw'amabara asa gute? A. Ni ubururu. B. Umweru. C. Umutuku. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni ubururu cyangwa ni umweru? Ese ni umutuku cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ni ukuvuga ngo kiba gifite ubuso bw'ibara risa n'ubururu. Igisubizo hano ni A. Kiba gifite ubuso bw'ibara ry'ubururu, ubuso bw'ibara risa n'ubururu. Mbona rero kwibutsa ko igihe nawe uri kwiga bikagufasha, bisangiza inshuti zawe. Igihe wakoze ugatsinda, bisangiza inshuti zawe. Iryo niryo shimwe rya mbere. Igihe nawe wabonye ko byagufashije, jya ugerageza kubisangiza inshuti zawe kugira ngo benshi nabo bamenye ibyerekeranye n'amategeko y'umuhanda, bamenye ibyiza cyangwa se ibyiza wabatanze kumenya. Ubwo nabwo ni ubutwari bwa mbere. Iryo naryo ni ishimwe rya mbere. 16 iravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga iyo ubonye icyapa kikubwira iki? Ni mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ikirango mu ibara ry'umukara, cyangwa se n'ibirango mu ibara ry'umukara. Mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ese iki cyapa gisobanura iki? Ese iki cyapa kivuga iki? A. Ni ubunyerere. B. Amazi magari. C. Ahegereye inkombe y'amazi cyangwa ku mwaro. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni ubunyerere. B. Amazi magari. C. Ahegereye inkombe y'amazi cyangwa ku mwaro. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C. Nahegereye inkombe y'amazi cyangwa ku mwaro. Igisubizo ni C. Ahegereye inkombe y'amazi, ubwo ni ku mwaro. Igisubizo hano ni C. Twikomereze n'ikibazo cya 17. Mbona kwibutsa ko mu ntego twihaye, mu nshingano twihaye mbere yo kwiga no gusenga, nyuma yo kwiga tugasenga, twajya ku kizamini twiragiza Imana, twava no ku kizamini tugashimira Imana iba yadushoboje kugera kuri uwo munsi tugihumeka umwuka wazima. Ikindi cyongereho, gerageza kwiyaturiraho ibyiza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ngiye kuzana provisoire yanjye, ngiye kuzana permis yanjye. Apana kuvuga ko ugiye kugerageza amahirwe. Uyaturiraho ibyiza azabihabwa. Uyaturiraho ikintu icyo ari cyo cyose cyiza azagihabwa. Kandi usabira abantu umugisha nawe azawuhabwa. Ndashimira cyane abantu badusabira umugisha, mwarakoze kandi Imana ikomeze namwe kubongerera umugisha. Ikindi cyongereho, igihe ugiye ku kizamini ikuremo ubwoba. Soma neza ikibazo, ubanze ucyumve, uhitemo igisubizo kandi ubona ko ari ukuri. Kubera yuko uba ufite iminota uba uri kuyireba hejuru, uba ugomba kugenda witonze ku minota yawe 20 ugakora neza nta kibazo na kimwe ufite. Igihe ufite ikibazo cyo gukoresha iminota yawe, koresha runo rubuga rw'ibyapa.com, ruzagufasha kugira ngo ugere ku ntsinzi bikoroheye kandi mu gihe gito. 17 iravuga ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi. Ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi. Ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. A. Ni ibinyabiziga ndakumirwa. B. Ni ibinyabiziga bikora ku mihanda. C. Ni ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2 na santimetero 10. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni ibinyabiziga ndakumirwa. B. Ni ibinyabiziga bikora ku mihanda. C.
ni ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2 na santimetero 10. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twandike agapapuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ese ni A, B, C cyangwa ni D. Twandike agapapuro kacu. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aho A tubwira yuko ari ibinyabiziga ndakumirwa, naho B katubwira ko ari ibinyabiziga bikora ku mihanda. Tugomba guhitamo inyuguti imwe isobanura byose. Niyo mpamvu duhisemo D ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Twikomereze na 18 iravuga ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. Ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. Mbona kwibutsa ko ntabwo bikinwa kugira mu ishuri, watwandikira kuri WhatsApp tukafasha toherereye utiriva mu mirimo yawe, utiriva mu byo ukora umunsi ku munsi. Nawe ukigira kuri WhatsApp yawe ukajya muri groupe y'abandi banyeshuri dufasha, ukazajya ukora test buri munsi nkuko n'ikizamini cyo kimeze, nawe ukazajya wihugura umunsi ku munsi. Ikindi cyongereho, wifuza kuzajya ubona ibi bintu biba byagiye bikorwa umunsi ku munsi, kanda kuri subscribe, like, share ndetse na comment. Buri gihe uko dukosoye ikizami uzajya ukibona bikoroheye utiriwe ujya gushakisha. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, nta mapikipiki. B, velomoteri. C, ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, nta mapikipiki, cyangwa ni B, ni velomoteri, cyangwa ni C, ni ibinyabiziga bigendeshwa na moteri, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B, ni velomoteri. Igisubizo ni B, ni velomoteri. Twikomereze n'ikibazo cya 19 iravuga ngo uretse kubyerekeye imihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe bimbano zawo kigenewe bikurikira. Ese kigenewe iki? Uretse kubyerekeye imihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Ese kigenewe ibiki? A, guhagararwamo umwanya muto gusa. B, guhagararwamo umwanya munini gusa. C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, ni guhagararwamo umwanya muto gusa. B, guhagararwamo umwanya munini gusa. C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ese hano urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C, ni uguhagararwamo umwanya muto n'umunini. Igisubizo ni C, ni uguhagararwamo hariya cyangwa se kiriya gice cyagenewe guhagararwamo umwanya muto ndetse n'umwanya munini. Twikomereze na 20 ano kibazo cya nyuma. Mbona kwibutsa ko abantu bari hanze nawe wemerewe kwiga, wakwigiraho uherereye, wakenera kuba waza hano mu Rwanda kuba tubwira tukakwandikisha, ukabwira inshuti yawe, umuvandimwe wawe akaba yakwandikisha, ukaza ukora ibizamini, kubera yuko igihe ufite uruhushya rwa hano mu Rwanda birakorohera kugira ngo uhinduze ufate urwaho uherereye cyangwa se urwaho ukorera ubuzima bwawe bwa buri munsi, kugira ngo utiriwe wongera gusubiramo ibizamini. Urumva rero igihe waba urufite byaba bikoroheye. 20 iravuga ngo utureba nyuma dukoreshwa iki? Ese utureba nyuma tumaze iki ku kinyabiziga? A, kwireba. B, kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma. C, kureba ibice cyangwa se abicaye inyuma. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, kwireba. B, kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma. C, kureba abicaye inyuma. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B, ni ukugenzura ibigendera mu muhanda inyuma. Igisubizo ni B, ni ukugenzura ibigendera mu muhanda inyuma. Amahirwe masa kuri umwe wese ufite ikizamini. Ndagushimiye cyane wowe warebye video, wakanze kuri subscribe, like, share, comment. Imana iguhe umugisha. Nawe wakanze akanyenyeri mu rwego rwo kudushimira, kudutera inkunga. Warakoze cyane, Imana gusubize aho wavanye. Wifuza ko twagufasha, wifuza ko za permis provisoire, yewe unakeneye no kwiga, twandikire kuri WhatsApp ni 0780 021 466 cyangwa se uduhamagare kuri 0722 688 55 40. Nawe wifuza kuzajya ubona amasomo magufi, jya kuri TikTok wandike Mutisha Nkotanyi, Instagram Mutisha Nkotanyi, Facebook Mutisha Nkotanyi
cyangwa se na Twitter ariyo X cyangwa Nkotanyi. Aho ngaho uzajya usangaho amasomo magufi yagufasha kugera ku ntsinzi mu gihe gito bitakugoye. Nawe wifuza kwihugura nk'uko ikizami cye kimeze kuri polisi, nyarukira kuri Google, kuri Opera, kuri Safari, browser yari yose waba ukoresha kuri telefone yawe, wandikemo wa3ibyapa.com, ufungure konte nawe wihugure ku minota 20, system ikosore, nyuma uhabwe ibisubizo nta manota wagize. Ikindi cyongereho ushobora gusoma igazeti mu Gifaransa, mu Cyongereza, yewe ndetse no mu Kinyarwanda. Ibintu byose wabisangamo mu rurimi rukorohe. Rero nawe ntucikwe igiye gufungura konte byagoye wibagiwe ijambo ryawe ry'ibanga, ubwo ni password, nyandikira kuri WhatsApp mufashe. Ibi byose wabikora mu Gifaransa, mu Cyongereza ndetse n'Ikinyarwanda. Nawe ntucikwe rero, twandikire kuri WhatsApp tugufashe kugira ngo ugane intsinzi mu gihe gito. Ni kare mu muryango w'abatsinda, ndabakunda cyane, muhorane Imana ndetse n'amafaranga kandi menshi.